ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose. And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against. Kurikira ikiganiro isomero kuri Radio Isangano gitambuka ku cyumweru kuva saa 11 z'umugoroba kugeza saa 11 n'igice. Twimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Ndagusuje uteze amatwi Radio Isangano. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isomero humva buri cyumweru kuva isaa 11 kugeza saa 11 n'igice z'umugoroba. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku mikorere y'isomero. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira n'umwanditsi witwa Uwimana Emmanuel adusangize byinshi ku rugendo rwe rw'ubwanditsi. Iki kiganiro wagiteguriwe nanjye Nyirarukundo Hamisa Fiona. Ubwanditsi mu Rwanda bugenda butera imbere umunsi ku munsi mu rwego rwo kugaragaza ibitekerezo bitandukanye no gutanga ubwenge butandukanye buva mu bitabo nka bimwe mu bivomwamo ubumenyi. Uyu ni umwanditsi Uwimana Emmanuel aratubwira byinshi ku mwuga we. Nitwa Emmanuel Uwimana. Yego. Nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo, nkaba ndi umugabo ufite abana babiri. Yego. N'umugore. Urumva ari ibyo. Mwize amashuri angahe? Nize amashuri abanza n'ayisumbuye na kaminuza. Muri kaminuza nakurikiye ibyerekeranye na management, ariko nkaba mfite na certificate professional accounting. Donc ni certificate cyangwa se ubunyamwuga mu icungamutungo. Usibye se kuba mwandika ibitabo, ubu ngubu mu bifatanyo no gukora iki? Ni wo mwuga wanyu cyangwa mufite n'ikindi kintu mukora? Oya, ubu ngubu mbifatanya ndi umugenzuzi w'imari cyangwa se internal auditor mu kigo cyitwa Rwanda Medical Supply Limited. Hanyuma se umwuga wo kwandika mwawutangiye ryari? Urebye umwuga wo kwandika nawutangiye mu 2010, aho natangiye nandika igitabo cyitwa Ubuzima mu Muryango. Ubu rero urumva imyaka ishize ni nyinshi, nubwo atari nyinshi cyane ariko irisomboye. Kwandika rero byaje gute? Ese inspiration mwayikuye hehe? Urebye kwandika navuga ko kera nkiri umwana nakundaga gusoma ibitabo byinshi cyane, nk'ibitabo byitwaga ngo Kwako. Abantu bize kera barabizi, n'udutabo twabaga turimo inkuru nziza ziteje ziri mu mashusho. Nyuma y'icyo gihe rero nabwo nabaye ndi umwana navuga ngo wahuye n'ihungabana nkiri mutoya, nkajya nkunda kwandika mu dukarine ibintu byiza byambayeho, ibintu bibi byambayeho, ibintu mbere yuko ntazabyibagirwa. Nyuma rero aho mariye kuba mukuru ho gakeya mu 2010 nibwo nasubiye muri twa dukarine nandikagamo inkuru, ndadusoma numva ndaryohewe, ndavuga ariko izi nkuru banza nubwo zambayeho zimwe bikambabaza ibindi bikanshimisha, kugira ngo ntabyibagirwa wabyandika neza noneho nkabisangiza abandi, nkasangiza ubuzima bwanjye nabayemo mu iyo myaka yari ishize hafi ari 23 gutyo. Ndavuga nti wakwandika buno buzima cyangwa n'amateka yanjye hari umuntu yafasha. Nikoze rero mbona abantu benshi baryohewe nubwo donc nizo nkuru niyo nkuru yanjye. Aho rero niho navuze nti noneho reka nagure kangire nandike n'ibindi bitabo menga hari byo wamwuga waba mwiza. Rero nyuma yo kwandika iki gitabo nise Ubuzima mu Muryango navanye muri twa dukarine donc natwita ngo agenda niho navuze nti okay, kuba kino gitabo gikunzwe wakwandika n'ikindi. Nubwo nahise nandika n'ikindi gitabo kindi cya kabiri nacyo natangiye kugendeka mu 2012 cyitwa Inzozi z'Urukundo, iza gusohoka muri 2017. Hanyuma wenda umuntu washobora kwibaza ati se atubwiye wenda ko inspiration yo gutangira kwandika nini yavuye ku ihungabana yahuye naryo ari muto. Ni ihungabana ryavuye kuki eme? Ni ihungabana nabuze ababyeyi mfite imyaka 7 imbererwa muri famiye. Iyo famiye naho urumva ko umwana ufite imyaka 7 ubuzima wabagamo butandukanye
urimo kubamo bwari butandukanye n'ubwo nabagamo ndi kumwe n'ababyeyi bose. Aho hantu rero nabaye nigunga, reka mbyite gutyo. Noneho ni nabwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yari ikirangira. Harimo ibikomere byinshi cyane, ari ukurera nawe yarakomeretse, ari umuganira, mbese byari ibintu byinshi. Ni nabwo nari ngitangira umwaka wa mbere, abana twari twariganye muri byo bikaza gukina ikiburamwaka, abo mwakinaga barapfuye, abavandimwe, inshuti. Urumva hari ibibazo byinshi pe kugira ngo Nyarwanda siritu muri 94 95. Mutangira kwandika se mwabonaga muje gukemura iki muri sosiyete nyarwanda? Ikintu cya mbere ngiye ntangira kwandika nari mfite ikibazo. Urabona hari igihe uganira n'umuntu akakubwira amateka ye, noneho nawe siritu cyane mukiri abana nawe ugashaka kumubwira yawe. Ikibazo cyanjye cya mbere nari mfite ntangira kwandika, nari mfite impungenge ko ntabwo nabashaga kuvuga amateka yari yarambaye. Iyo nashaka kuyavuga nahitaga mpirika nkarira. Nyuma y'iminota 3 ntangiye kuvuga histoire yanjye narariraga. Bwa mbere ngiyewe nandika nagira ngo byibuze mbashe kuvuga ibintu byanjye. Urumva nanditse ndi njyenyine, nkandika nkarira, nkandika nkihoza, byananira ejo nkasubukura. Ariko icyo gitabo nacyanditse hari nko mu myaka nk'itatu, kirangira nkirangije ndavuga noneho ubwo mbasha kuvuga ibintu byambayeho. Iyi ni intambwe ya mbere. Nagira ngo ntangize amateka yanjye abantu. Ikindi cya kabiri nagira ngo ntinyure na wa wundi ufite ubuzima nk'ubwanjye utabasha kuvuga ibye kubera ayo mateka, mubwire nti komera, humura, hari abandi bameze nkawe, ariko noneho twe guheranwa n'agahinda, ahubwo tubashe kubivuga, donc dufunguke, dusangizanye ubuzima kandi dushyigikirane. Ibyo byari icyo gitabo cya mbere. Ku bindi byagiye bikurikiraho, intego yanjye ya mbere kwari ukubaka umuryango nyarwanda, kuko icyo gitabo cya mbere cyitwa ubuzima mu muryango kibanze, nabivuzeho, kibanze ku buzima bwanjye muri rusange. Ariko ku bindi byakurikiyeho nariciraga nkareba ibibazo biri mu muryango nyarwanda, namara kubireba nkavuga nti rero ibi bibazo biri mu muryango nyarwanda byatorerwa inyishyu gutya, byakemurwa gutya. Nkavuga nti rero uwakwandika nkabwira abantu ibi bibazo ndimo kubona, donc byahabwa umurongo. Reka ntanze nk'urugero ko icyo gitabo cya kabiri nise Inzozi z'urukundo, cyo nacyanditse nyuma yo kubona hari mu 2010 na 2012 hari inkuru nyinshi zica kuri televiziyo, mu bitangazamakuru, ndetse no mu muryango muri rusange no mu mudugudu nahe hose, wumva ngo umugabo yishe umugore, yishe umugabo, umwana yishe ababyeyi be cyangwa ababyeyi bishe umwana. Kandi ibintu birimo kubona no mu muryango nyarwanda ni ibiki ko jenoside yarangiye, noneho ko abantu noneho barimo gusubiranamo, abakagiranye umumaro bakicana, bimeze biti. Aho wumva hari ikibazo nashakaga gutangira umuti muri sosiyete nyarwanda cyangwa mu muryango nyarwanda. Aho rero niho nasesenguraga sanga urukundo mu muryango nyarwanda rwarakonje. Noneho rero ndimbika, noneho ndavuga nti ni gute wakunda, ni gute wakundwa, ntugire uwukomeretsa kandi nawe ntibigukomeretse. Ntanga inama rero cyane ngo narebaga nanone ku bana bari barasigaye ari imfubyi, abana ababyeyi batabonera umwanya ngo babiteho, babaganirize, babwire bati dore mu muryango nyarwanda bigenda gutya, yenda kubera kujya gushakisha ubuzima nk'ababyeyi, ntibite ku bana babo. Umwana akazarerwa, reka mvuge ngo yenda n'abakozi bo mu rugo nabo badafite indero, cyangwa se umwana ni abana b'imfubyi baba twahoze tuvuga basigaye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, basigara barimo kwirera. Uwo mwana wirera noneho yari afite n'ibikomere birenze wa wundi urera, yari azi ngo bigenda gutya. Ejo ugasanga yakundanye n'umuntu yenda kubera ko kugira ngo akiri igikomere, cyangwa se kugira ngo ave mu buzima bubi, avuga ati buriya nshatse uriya mugabo cyangwa nshatse uriya mugore ibibazo byanjye byakemuka. Yashaka gutyo yagerayo, ni urugero, agasanga yenda iyo ntumbero cyangwa izo nzozi yari afite zo kuba nindamuka amaze gushaka buriya nzaba nkije cya gikomere cyanjye, nzaba mbonye umuntu nyitaho, mbera papa, mbera mama. Yebwe rero agasanga biranyuranye, yenda nawe uwo yashakaga yenda hari ikindi nawe yaje akurikira. Iyo bagezeyo nk'uko usanga hari ibibazo bivuka mu muryango, aribyo byara ya makimbirane ashobora gutuma bicana, yenda bapfuye imitungo, bapfuye kuba icyo umwe yashakaga mu rukundo si cyo yahasanze. Ni ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Urumva rero nagiye mu gitabo ndimbika, ndasobanura buri kimwe cyose, ntanga n'igisubizo. Kwanza muri icyo gitabo navuga ngo ni gute wakwinjira mu rukundo ukamenya gukunda by'ukuri, ukamenya uko ibi n'ibi, ni gute wakwirinda gutwara inda, ni gute
wakwirinda ibyo bibazo byose ukazagira urugo rwiza rujyanye na za ndoto zawe. Urumva rero mu ncamake nari mvuze mu ncamake ko icyo gitabo cyitwa Inzozi z'urukundo. Yego. Ariko na buri kindi gitabo cyose kigiye gifite amateka, gifite umwihariko wacyo. Urumva amaze kwandika ibitabo 5. Igitabo cya mbere ni Ubuzima mu Muryango, cyavugaga ku mateka yaranze ubuzima bwanjye nkiri mutoya muri iyo myaka navuze. Igitabo cya kabiri ni Inzozi z'urukundo, cyazaga kije gukemura cyangwa kubwira abantu ni gute waba mu rukundo ukarubamo neza, ukarubanamo n'abandi udakomeretse cyangwa ngo ukomeretse abandi. Ni ukuvuga ngo ukinjira mu rukundo uzi ibiberamo n'ibibazo byaba birimo ukabikemura. Ikindi gitabo rero cya gatatu cyitwa Isano Isumba y'Amaraso. Cyo ni igitabo nanditse mu 2000, natangiye kucyandika mu 2017 ariko cyasohotse mu 2020. Cyo cyavugaga, nacyanditse ngambiriye gukira cyangwa se gufasha gukira ibikomere byatewe na jenoside yakorewe Abatutsi mu muryango nyarwanda, nyuma yo kureba imibereho n'imibanire y'Abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ibibazo byari birimo, ndeba n'uburyo nabitangira ibisubizo. Hari abantu benshi bari bakomeretse bafite ibibazo nka bya bindi naragaragaje mu gitabo cya mbere n'isi Ubuzima mu Muryango, ariko noneho bakibana na bya bikomere, bumva ko kubaho ntacyo bimaze, kubera ko niba yarafite ababyeyi bagapfa, niba yarafite abana bagasigara b'incike, niba yarafite abavandimwe agasigara wenyine, akumva ko kubaho nta kintu na kimwe bimaze. Nandika rero igitabo naravugaga ngo natangiriye ku buhamya bw'abantu benshi batandukanye bariho muri iyo jenoside cyangwa bakorewe jenoside, noneho kugira ngo ubwo buhamya bufashe abantu kumva uburemere bw'ikibazo wa muntu afite. Wowe uba mu muryango nyarwanda ufite abo bantu bafite ibikomere badashaka kuvuga, bumva ko bafite yanakwiyahura, yumva ko ntacyo abereyeho abantu, ni wowe akeneye kugira ngo umubere umuvandimwe, ya sano isumba y'amaraso. Kuko naravuga ngo hari abantu bari bafitanye isano y'amaraso bagiriye abandi nabi cyangwa nabo ubwabo bakagirana nabi, hakaba abandi batari bahuje isano y'amaraso, iyo navuga ngo ni isano y'ikirenga, bahindutse bagirira abandi bantu neza. Iyo sano rero y'ikirenga nge niyo navugaga, isano isumba y'amaraso. Yego. Aha kugira ngo wenda nkasobanure neza, reka ntange urugero n'utwumva muri kino kiganiro kumva kino gitabo azagire n'intumbero yo kujya kugishaka. Hari inkuru imwe njya kwandika kino gitabo iyo nahereyeho, hari mu 2010, hari ubuhamya bw'umuntu warokoye abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994 hano mu Rwanda. Ni ubuhamya yatangiye muri Stade Amahoro mu 2010. Yavugaga ko yari afite bari abavandimwe babiri. Igihe cya jenoside umuvandimwe umwe afata inzira ajya kwica abantu, ariko akaba yabiganirije, bari abasore cyane, aba yabiganirije murumuna we kandi bari abaturanyi. Murumuna we abyumvise aravuga ati burya wa muvandimwe wanjye agiye gukora amabi, aca inyuma ajya kukurira ba bantu wa mukuru we yaragiye kwica. Abo bantu babiri bari bahuje isano y'amaraso, ariko imigirire, imikorere yabo yari ihabanye. None aravuga ngo aba bantu iyo baba bahuje isano y'amaraso bakaba bari kugira umugambi umwe, sibyo? Bakajya guhiga abantu bose bakabica, cyangwa se bose bagahuza umutima bakajya kubatabara. Ariko umwe yafashe inzira ajya kwica abantu, uwundi abimenye aca inyuma nanone ajya kuburira ba bandi mukuru we yaragiye kwica. Naho rero ni naho havuye inyito y'igitabo ivuga ngo isano isumba y'amaraso. Abantu bari bahuje isano y'amaraso, ariko imigirire n'ubumuntu bari bafite byari bihabanye. Rero nabwiraga abantu twe kwita gusa kuri ya sano y'amaraso kuko ntaho izajya, ahubwo turenzeho buri muntu wese umufate nk'umuvandimwe, nk'inshuti magara, nk'umubyeyi wawe. Sinzi niba ndimo kubivuga neza ukuntu mba mbyumva. Yego, bisobanura mu magambo niba ariko bimeze, ariko urumva mu gitabo aho umuntu agenda atanga ingero zifatika nyinshi cyane, kandi zituma umuntu yumva ko isano dusangiye yakagombye kurenga iyo ngiyo. Niyo mpamvu rero n'ikibi inyuma gato niho navuga ngo njyewe cyangwa wowe ndagukeneye kugira ngo mbere umuvandimwe. Wowe Fiona ndagukeneye kugira ngo ube mushiki wanjye. Ubu ngubu nkeneye uriya muntu wundi kugira ngo ambere papa, nkeneye uriya kugira ngo ambere mama, na vice versa. Nabo barankeneye kugira kuko hari umumaro wundi nanjye bashobora kuba bantegerejeho. Niho navuga ngo mvuga kino gitabo navuga ngo nta mugabo umwe ufite ibikomere mu muryango nyarwanda, buri wese akeneye undi kugira ngo akeneye amaboko kugira ngo agire aho ava n'aho ajya.
twubake igihugu cy'u Rwanda kikomeze kibe ku ruhando mpuzamahanga, kuko nitumara gushyira hamwe twese tuzagera kuri byinshi. yego, aho ni ku gitabo cy'Isano Isumbuye Amaraso, ndimo kuvuga samari yenda ubwo turi buze kwimvika neza. haba rero ikindi gitabo nanone nanditse, ni igitabo nise ngo Ikiguzi cy'imbabazi. Ikiguzi cy'imbabazi cyo nacyanditse ngendeye, niyo wumvise titre uhita wibaza ati ubwo si izo mbabazi cyangwa ikiguzi cy'imbabazi ni ikihe, kimeze gute. Donc ni inkuru yo nanditse mu bihumbi 2019 ariko nayo yasohotse mu bihumbi 2020. Mbona yanditse hafi umwaka. Ni igitabo nanditse nyuma yo kureba, nyuma yo kuganira n'abantu batandukanye nanone mu muryango nyarwanda. Ngewe ibibazo byanjye cyangwa se nandika nibanda ku muryango nyarwanda cyane, imibanire y'abantu muri sosiyete, reka mbyite ngo ni ibintu biri social. Rero naganiriye n'abantu batandukanye, aho umuntu akubwira ibibazo bye, akakubwira ingorane yahuye nazo mu buzima, warangiza ukuntu ibintu byagiye bisimburana ukavuga ati ubuzima bw'aba bantu ni ibibazo. Noneho iyo ni inkuru siritu igendeye ku gukunda, ku mateka, kuva umuntu avutse kurenda amaze gushaka, amayetapa agiye arimo atandukanye. Rero umuntu yakubwira ibyo bibazo yahuye nabyo, ukumva nawe ari wowe, ukumva imbeho mu nda iraje kuba ati ese ubuzima buramutse bumbayeho koko. We kuri we rero aba yumva ubwo buzima abayeho ari nk'agahinda, ari igihano. Ubwo rero nandika kino gitabo nagira ngo mbashe gufasha abantu ko ubuzima barimo atari bo bonyine bahangayika. Hari n'abandi benshi batandukanye bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko noneho bagize uko babyitwaramo. Iki ni ikiganiro Isomero uteze amatwi kuri radiyo Isangano ku 104.9 kuri FM. Ushobora no kucyumva kuri wa@radiosangano.com. wanakoresha application yitwa Radio Garden. Turi kuganira n'umwanditsi Uwimana Emmanuel avuga ko hari n'imbogamizi bahura nazo mu myandikire yabo. none se mubona gucapisha ibitabo mu Rwanda ni ibintu byoroshye? Ubundi ubushobozi burabuvahe? Bwose ho biragoye. Icya mbere navuga ko ino business yo gusohora ibitabo cyangwa gucapa ibitabo mu Rwanda iracyari hasi, kuko n'abandika mu Rwanda baracyari bafite. Ni icya mbere. Urumva rero inshuro nyinshi y'abantu bashoye imari, abashaka ahantu y'amafaranga yazabyara yandi byihuse. Uno munsi rero niyo mpamvu ari abo bakora iyo business yo gucapa ibitabo ni bakeya, kandi n'abahari noneho barahenze kuko isoko bafite ni rito. Rero usanga biragoye. Harimo abafata icyemezo bakajya gucapira hanze, kuko yenda aho bateye imbere cyane muri ibi bintu byo kwandika ibitabo no kubicapa. Mu Rwanda rero baracyarimo kubaka ibyo bintu, baracyarimo kubyubaka, ariko birahenze, vraiment birahenze. Usanga n'ubushobozi ni ukwirya ukimara, kuko nk'ubu uretse kuba mbikunda, ariko uvuga ngo ni business ugiyemo, yenda ndavuga kwandika ibitabo, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bisaba rero kuba ubikunze, ubifite ku mutima. Cyakora ugereranyije mu myaka yashize, ubu ngubu hari level bigezeho, hari ahantu bigeze kandi heza hashimishije. Kuko nababwiye nti ubu isoko rinini dufite ni iry'abana batoya. Usanga rero hari nk'amacapiro yibanda cyane kuri ibyo bitabo by'abana. Ntuyigize umugisha nyine igitabo cyawe kikaba kuri standard zo kuba cyagurishwa mu mashuri, urumva uba ufite isoko rigari. Igihe yenda ibigo by'amashuri biguteye iteka bakakugurira, urumva ushobora kujya kwimprimisha hano mu Rwanda cyangwa hanze. Kuko nyine turacyari mu nzira yo kubaka urwo ruganda rw'igitabo ruhuriweho n'ibyo bice bitandukanye. Harimo abanditsi, harimo aba-publishers cyangwa abasohora ibitabo mu buryo bwemewe n'amategeko, harimo abo babicapa, harimo ababigurisha. Urumva ni ibintu byinshi cyane, ni uruganda rugari ariko rukirimo kwiyubaka. Ariko usanga rero n'ubushobozi bisaba nyine, ni ukwirya ukimara. Ariko icyizere cyo tuba tugifite, kuko igitabo ni ikintu kidasaza. Ubu nyandizenda byinshi maze kubyandika muri 2022 n'urugero. Igitabo gishobora kuzamara imyaka 100 naranagiye komeza kugirira abantu akamaro. Ngira ngo igitabo ntabwo gisaza, umva uko cyaba kimeze kose. Nk'ubu yenda njye nandika mu Kinyarwanda, ariko mu myaka 10 imbere igitabo gishobora kubatireka none tugihindure mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu ndimi zitandukanye bitewe n'uko cyakunzwe. Icyo gihe rero igitabo cyo gihora gifite ya value, ndetse nabo ni hasi irushaho kwiyengirizinga uko iminsi ishiri, irushaho kugenda izamuka.
uwashaka nko gusoma ibi bitabo byanyu yabikura he? Ubwo murahita mubwira wenda n'igiciro buri kimwe kiba gihagaze, kuko byose twabivuzeho muri rusange. yego ubu ngubu ibitabo byanjye muri rwa rwego rwo gushaka isoko no kugira ngo ndusheho kugera kuri benshi bashoboka, kugira ngo mbabwire bya bitekerezo byanjye byatuma isi ihinduka nziza kurusha uko yari iri. Ibi bitabo rero byose ntabwo byaba byose, ariko niyo nzira. ubu ndimo gukorana na Library Caritas hano i Kigali, ngira ngo ni bookshop cyangwa igurishirizo ry'ibitabo. nakorana na Ikirezi nayo ni library Ikirezi, nayo iba hano i Kigali, ikorera Kacyiru. Nakorera nanone n'indi bookshop yitwa Arising Book Kimironko, ariko aho hose iyo ugezeho ibitabo urabibona. aho ngaho n'uwashaka kujya kukigura. ariko nanone korohereza abantu, kuko nzi ko abantu benshi urumva ni mu gihugu hose cyangwa no muri rusange, harimo umuntu ushobora kuba utari mu Rwanda akaba ari rwose amasimbi cyangwa ari muri diaspora. ibitabo ndimo kubishyira kuri Amazon. ujya kuri Amazon ni igurishirizo ry'ibitabo ndetse n'ibindi bicuruzwa byose ku isi. ujya kuri internet ukajyaho kuri website yabo www.amazon.com, ukandikamo yenda tuvuge ikiguzi cy'imbabazi cyangwa ukandikamo umurunga w'urukundo. iyo ushyizemo bahita bakubwira, bahita baguha nyine izina ry'igitabo n'igiciro cyacyo. kuri Amazon rero igitabo kigura $7. ibyo bibiri nibyo bimaze kugeraho, umurunga w'urukundo n'ikiguzi cy'imbabazi. noneho kuri hard copy tuzite gutyo ko muri ayo mabookshop igitabo kino cyitwa Isano Isumbuye y'Amaraso kigura $10,000 by'amanyarwanda. iyo ugezeyo rwose ukaba ndashaka igitabo cyitwa Isano Isumbuye y'Amaraso barakiguha, kiba gihari. hanyuma icyitwa Inzozi z'Urukundo kigura $8,000 by'amafaranga y'u Rwanda. hanyuma ikiguzi cy'imbabazi kigura $7,000. icyitwa Umurunga w'Urukundo nacyo kikagura $7,000. ariko noneho atari y'ibyo kuba bajya mu mabookshop, nanone hari ubundi buryo nkoresha bwo kuba umuntu yampamagara kuri telefone yanjye aho ari hose mu Rwanda, nkaba namwoherereza cya gitabo. Coste yo kohereza ni njyewe ibiriho, wenda mubwira akishyura akoresheje Momo Pay, akishyura igiciro, hama akampa aderese ziwe nkakoresha iposita kikaba cyamugeraho. donc nubwo buryo yenda nimero yanjye sinzi niba nayitanga niba nta kibazo. Nta kibazo rwose. nimero yanjye rero ni 0788 89 20 0788 89 20. iyo ngiyo ni nayo iba kuri WhatsApp, umuntu yanyandikira yampamagara nta kibazo, nkaba namugezaho igitabo rwose. yaba ku bigo by'amashuri byo icyo gitabo cyo nemerewe kujyanayo ni iki cyitwa Umurunga w'Urukundo, kandi ni igitabo cyiza cyafasha abana. igitabo cyasuzumwe na REB, cyafasha abana gukunda wa muco wo gusoma no kwandika, ku buryo asoma igitabo ejo nawe akavuga ati why not, kuki njye ntatangira kwandika, akagakuru agasangiza abandi. ni igitabo kirimo impanuro nziza kandi cyiza cyane cyubaka umuryango nyarwanda. n'ibindi nabyo nuko yenda icyo ngicyo aricyo nabashije guhabwa uburenganzira muri REB, ariko n'ibindi ku isoko ryo mu Rwanda nabyo biba byarasuzumwe. noneho mugira inama umuntu wumva afite inzozi zo kuzaba umwanditsi, se bimeze gute? ni nk'iyo nama wamugira? Wow, murakoze cyane rwose. umva, inama nagira umuntu ufitiye inzozi cyangwa indoto zo kwandika, intego idoko etape ya mbere ni ukubanza gusoma ibitabo yumva akunda. ubundi muri make, reka tuvuge nk'urugero nk'umuhanzi ujya kuririmba cyangwa avuga ati nzaririmba mu yihe njyana. icya mbere ni uko hariya waba akunda, icyo ni icya mbere. kandi icya kabiri ni injyana yumva azakoresha izatuma bwa butumwa agiye gutanga bugera ku bashaka. niyo mpamvu usanga umwe akoresha ino njyana cyangwa iyi ngiyi. rero n'umuntu ushaka kwandika, icya mbere aravuga ngo urumva kwandika haba harimo uburyo butandukanye. icya mbere aribaza ngo ndashaka kwandika ibigendanye n'iki, ubwo ni ubumenyi bumwe. iyo amaze kubimenya rero icyo ashaka kwandika, aravuga ati noneho wajya mu mariburari. ubwo ni mu masomero y'ibitabo. nari nayibagiwe kuvuga yuko no muri Kigali Public Library naho turakorana ku muntu udafite ubushobozi ashobora kujya agatira igitabo naho ajya yagasoma. hari amalibrari rero atiza abantu ibitabo batiriwe babikigura, ukagenda ugasoma ejo ukazakigarura. ni ukuvuga ngo rero aragenda akajya muri ya librari cyangwa akaba yajya kugura igitabo cyangwa akajya muri librari runaka agafata igitabo kijya kuvuga inkuru zisa n'ibyo ashaka kwandika. ashaka kwandika kuri siyanse, ashaka kwandika ku mibereho myiza, ashaka kwandika ku rukundo, ashaka kwandika udukuru tw'abana. atangira gusoma
bya bitabo bigendanye n'icyo washaka kuzandikaho. Iyo umaze gusoma ibitabo birenze kimwe uhita umenya ngo nanjye ngiye kwandika nahera aha n'aha. Noneho wenda ikindi cya kabiri iyo amaze kumenya icyo aravuga ati noneho ashobora no gutera intambwe yenda akegera umwe mu bamaze kwandika mu banditsi akaba yamubera role model cyangwa se akamufasha. Uyu mwanditsi arakangurira abantu kwagura umuco wo gusoma no kwandika wo soko yo kongera ubumenyi. Ndagushimiye cyane wari uteze amatwi iki kiganiro. Uyu ni wo musozo wacyo, ntuzacikwe n'icyo ubutaha. Njye wakiguteguriye ndi Nyirarukundo Hamisa Fiona. Komeza unogerwe na gahunda za Radio Isangano. Ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba bahano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose? And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against... Kurikira ikiganiro isomero kuri Radio Isangano gitambuka ku cyumweru kuva 11:00 z'umugoroba kugeza 11:30. Twimakaza umuco wo gusoma wo soko y'ubumenyi.